hari ibindi birenze ibyo dukwiriye kwiga tukamenya kugira ngo tube dufite ubumenyi bwuzuye. Kuko iyo tumaze kumenya ubumenyi bwuzuye nibwo dutangira no kureba n'ibinyoma twiza twari twarapakiwemo tukabivanamo tukumva ko ari imburamumaro. Iyo ni inyigisho ya 7 yigishwa muri za nyigisho 7 za New Age cyangwa za Illuminati zinjiza abantu batuye isi mu cyo bita New World Order, ngo tuzatumira ngo tugapasuka tukagenda ngo tukajya guhura n'ikirere. Ntibavuga ko tuzatugiye guhura na Kristo, ngo tuzatugiye mu kirere kwakirwa n'imyuka yo mu kirere. Ni ukuvuga ngo abazaba bapfuye cyangwa bagiye bazakirwa n'abadayimoni. Ubukristo burafungwa bugasubizwa hasi, noneho imbaraga za gikonikori na kirozi n'abaragura bagahabwa intebe. Mbere yuko dukomeza twakire Pastor Musisi abanze adusuhuze. Murakoze, nanjye ndabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndabashuhuje abayobozi ba Iron TV kubw'umurimo mukora ukomeye n'ubwitange kugira ngo ijambo ry'Imana ryamamazwe, kandi n'umugambi w'umwanzi werekeye abakristo b'ukuri nawe uhishurwa kugira ngo bene data bitegure bagire uburyo bwo kumenya isi barimo n'ikibuga bakiniramo icyo ari cyo, bityo barusheho kwikomereza ku mwami wacu no gutabaza imbaraga ze no kwitegura guhangana n'ibihe. Imana niba umugisha. Reka nsuhuze n'abavandimwe bandi bari hino hino bavuga ikinyarwanda, abanyarwanda bene wacu mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, hirya no hino muri Afurika no ku migabane y'isi yose nk'Uburayi, Amerika zombi, Australia na Aziya no mu birwa bya kure. Abo bose abashuhuje, nzi yuko ufiteyo abanywanyi benshi kandi ufite ibyiringiro ko hari n'igi tuzahura hamwe no tukabonana. So rero Imana ibaho umugisha kandi bagirire neza, ibakomereze mu buntu bwayo muri iki gihe kiruhanyije. Murakoze. Murakoze Pastor. Duherukana ubushize tuganira kuri Illuminati n'umuryango wayo witwa Blue Beam Project. Wadusobanuriyeho byinshi, abantu benshi babashije gusobanukirwa neza uburiganya bwa Satani bukorerwa muri kiriya kintu, muri iriya proje ya Illuminati. Uyu munsi Pastor ugarutse utuzaniye iki? N'uruhe ruhisho waduhishiye uyu munsi? Uyu munsi ni ikiganiro rusange kijyanye n'isi n'abayituye. Tugira ngo tuvuge, twisuzume, turebe ese ubumenyi dufite ni ubuhe, cyane cyane bujyanye no kuba twiteguriye kuba abantu b'Imana bashobora guhangana n'ibihe. Ese tuzi iki? Ese icyo tuzi gifite uwuhe mumaro? Muri rusange rero nagira ngo twiga ku icyo bita isoko enye, amasoko ane yo abari mu isi bavomaho ubumenyi. Nkabashaka kugira ngo rero abari mu isi abumva ururimi rw'Ikinyarwanda dushakishe indi soko. Hari amasoko abiri bahishwe atuma umuntu amenya ukuri kwibera mu isi. Isoko ya mbere ni Yesu Kristo nk'umucyo abari mu isi, kuko niwe bwenge bwavuye ku Mana. Isoko ya kabiri igizwe n'ibice n'uduce tubiri, kamwe kitwa social truth, kumenya ukuri kw'ibijyanye n'imibereho yacu, impamvu tumeze uko tumeze muri politike, ubukungu no mu mibereho y'abantu. Agace ka kabiri ni akitwa stigmatized knowledge, noneho kwiga no guhishura imigambi y'umwanzi ituma turi no mu mibereho turimo mibi, ariyo twita nk'uko nbivuze stigmatized knowledge. Abizi ibyo bakabisobanukirwa nibo tuvuga yuko baba bamaze kumenya icyo twita alternative theory. So alternative theory ni ubwo bumenyi duhaha muri izo
muri ayo masomo uko ari abiri abantu bakwiriye kwiga bakamenya kandi bagasobanukirwa, bagashobora kumenya neza ibibera ku isi nyabyo. Turashaka rero kugira ngo tuganire ku byerekeye ubumenyi abantu b'isi dufite. Iki kintu gitume abazakora ikiganiro bumva yuko nubwo bize bafite amashuri bafite za doktora ariko hari icyo babura, kandi icyo babura cyarabahishwe kubera impamvu. Ni ukuvuga ngo impamvu ni ukugira ngo abantu babeho bari programmed, bafite ikintu bigishijwe mu mashuri n'ahandi hose, noneho abo bantu bakure bameze batyo. Mu kanya nari mvuze ibyo umuntu akeneye kwiga cyangwa ubundi bumenyi bukomoka mu masoko abiri. Mu kanya nari maze kuvuga ab'isi cyangwa abantu batuye isi twese, cyane cyane abitwa the educated elite, abantu bize, ubumenyi bwabo babukura muri cyo bita education systems. Ni systeme cyangwa ni gahunda bakura mu burezi bw'amashuri aya ngaya yazanywe na bene wacu twita abakomoka mu bwami bwa kane, aribo bategeka isi bayigaruriye, bakayizanira gahunda y'imyigire n'imirere y'abana bacu. Benshi muri twe twari twarandujwe n'ibyo. Abagize ubwo bumenyi basuzuguye ubumenyi bwa basekuruza bari basanzwe bafite, ugasanga ntibabuhaye agaciro, ndetse bigera naho ubuhanga twari dufite haba mu gucura, haba mu byerekeye iby'ubuvuzi bwacu bwa gihanga, haba mu byerekeye iby'ubukungu, uburyo twabagaho byari bishingiye ku buhinzi n'ubworozi, ariko kandi bujyanye n'uko twari tubizi aribyo byatunze abakurambere bacu. Ugasanga abantu barabisuzuguye, ahubwo bagashaka kubikora ngo hakurikijwe gahunda yatuzaniwe. Nyamara iyo gahunda yatuzaniwe mu by'ukuri umuntu yayitegereje akayinjiramo abonamo byinshi byo kwijora. Icya kabiri, bamwe muri buryo bwa kabiri ab'isi bakura ubumenyi bwabo n'icyitwa itangazamakuru cyangwa the media. Ibyo ni nabyo bisigaye biturera abana bagakura ari ibyo ngibyo bazi, noneho wa mwana ntashobore kugira ubundi bumenyi akura ku babyeyi, bugaturuka gusa ku byo areba. Ariko cyane cyane ibyo bigezweho cyane muri kino gihe cyatangiranye n'ikinyejana cya 21. Ibyo rero bikaba ari akaga gakomeye kuri twebwe batuye isi, cyane cyane ndababurira mwebwe kugira ngo mutekereze uburyo kwifata mu bihe uko bimeze, cyane cyane mwebwe urubyiruko. Isoko ya kabiri itwigisha nayo ijyanye n'uburezi, ariko noneho bwihariye, n'ibyo dukura mu byo bita the scientific community. Abasiyansi mu buvumbuzi bwabo bagenda bavumbura ibintu byinshi uko bukeye n'uko bwije. Ari nayo mpamvu muri iyi minsi hariho gahunda igamije gukora mu byo bita mu bintu bibiri by'ingenzi, amasomo abiri ya science cyangwa amasomo abiri y'ubumenyi. Muzabikoramo ubushakashatsi muzabibona. Hari ibyo bita excavation. Iri ni ishami rya siyansi ryo gucukumbura, kwimba mu butaka ibya kera kugira ngo barebe uko ibya kera uko abantu bari bameze. Ni nayo mpamvu uzumva bakubwira ngo twaronse cyangwa twatoraguye agahanga k'umuntu amaze imyaka miliyoni 2. Ibyo baba bashaka kugira ngo bagaragaze ko ibyo Bibiliya ivuga cyane cyane bijyanye n'iremwa atariko, kuko bazakwereka ko ako gahanga nyirako wenda yari umuntu wari umeze nk'inguge, cyangwa yarimo ni mu gihe cya transition, mu gihe cyo guhinduka, umuntu ava mu kuba ingagi aba umuntu. Ibyo kugira ngo bashimangire bya bindi batwigisha byitwa evolution, cyangwa uko umuntu agenda yimuka, uko yagiye yimuka ava mu miremerwe ye cyangwa mu mitangire yo kubaho kwe kugeza uko asa ubu ngubu. Ishami rya kabiri rya siyansi rigoye niryo twita astronomy. Ahangaha niho batubwira ibyerekeranye n'ibibera hejuru mu kirere byo tutazi, aho basomera inyenyeri, bakatubwira aho ziri, bakatubwira n'imibumbe bagenda bavumbura mishya, batubwira yuko gashobora kuba hariho ubuzima, kugira ngo bapfobye icyo birivuga yuko ku isi ahangaha hari Imana yateguriye umuntu no kubaho kwe.
ibyo ngibyo muzabibona. Ni muri urwo rwego kandi baratubwira yuko hejuru mu ijuru cyangwa mu itsanzure hariyo imibumbe iriho abandi bantu kandi baturusha gukomera abanyabwenge b'abahanga bitwa mu ndimi z'iwabo aliens. Ibyo bigatuma aba aliens tubafata nk'abantu bari superior kuri twe, abantu bakomeye baturenze. Aba aliens cyangwa bita terrestrials ni abantu bazaza ngo bagamije kuza kudutabara niba ngombwa tugabweho ibitero n'abandi banzi bashobora guturuka ku yindi migabane, tugahora dufite turekereje ngo hari abazadutabara mu gihe dutewe. Ibyo bikazatuma ubwo abadayimoni bamaze kuza dutekereza ko abadayimoni barimo ahangaha muri iyi si aribo bigisha tekinoloji, aribo bigisha n'ubwo buhanga n'ubwo buriganya, kuko iyo ni gahunda yatangiye nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, na mbere yaho gato nibo bigishije imikoreshereze y'intwaro za kirimbuzi, kuko mu gihe cy'intambara ya kabiri isi yugarijwe n'akaga, abadayimoni bashoboye gukoresha abantu, nibwo batangiye gukoresha ibihugu bikomeye gukora ziriya ntwaro zikomeye. Batangiriye kuri Amerika yakoze bombe ya mbere yo mu bwoko bwa nuclear cyangwa nuclear, yaje guterwa kuri Hiroshima na Nagasaki, imijyi ibiri ikomeye yo mu Buyapani, igahinduka umuyonga. Ibi rero biratwereka ibyo kuko tukwiriye kubitekereza, kandi ibyo bizatuma abantu benshi bayoba bave ku kuri. Ubundi buryo bwa kane bujyanye n'ubwenge bw'abantu biga iby'isi ni uburyo bw'iyobokamana. Iyobokamana ry'ingeri zose ryamaze kutwigarurira rikatwigisha uburyo bupfuye, ku buryo n'iyobokamana rya gikristo nayo ryamaze kwinjira muri uwo murongo wo kuba naryo ryaramanuwe rikarisheshwa n'ayandi madini. Abayobora iyobokamana rya gikristo nabo baremeranya badashidikanya yuko amadini yose atari ya gikristo ngo nayo atwara kandi ayobora abantu ku Mana. Hari n'abavuga yuko ngo bazitondera amategeko y'ayo madini ngo bakayuzuza bakayasohoza ngo bazajya mu ijuru, kandi ibyo ntabwo ari byo. Ibyo byaba birwanyije ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bavuze yuko ari we nzira n'ukuri. Ntawe ushobora kujya kwa data atamujyanye, ntawe ushobora kujya mu ijuru atajyanywe na Kristo. Ntabwo bikunda, cyane cyane nyuma ya Kristo ahaziye, kuko turi mu gihe cya Kristo. Bibiliya itwereka ko ngo umuntu nitondera amategeko, ayo ni amategeko y'Abayuda nayo yatanzwe n'Imana, umuntu akayasohoza nk'uko ari, ngo ayo mategeko uzayasohoza ngo azajya mu bwami bw'Imana, ngo azatsindishirizwa nayo. Ariko Pawulo yamanuka hasi ku murongo wa 11, Abagalatiya 3 murongo wa 11, akavuga ngo ariko biragaragara ko nta muntu ushobora gutsindishizwa n'amategeko bashobora kujya mu bwami bw'Imana. Icyitonderwa, Bibiliya iravuga nanone mu Baroma igice cyaho cya 2, Pawulo umuntu umwe aravuga ngo abahawe amategeko bazacirwa urubanza n'amategeko bahawe uko bayitondeye. Icyo gihe hazabaho guca urubanza, Imana ica urubanza kurikije amategeko. Ariko Bibiliya igaragaza ko no mu isezerano rya kera abazizera, kuko tubona mu Baheburayo igice cya 11, aribo bazajya mu bwami bw'Imana. Ni nabo cyitegererezo cyacu, bitwa igicu cy'abakiranutsi bizeye. Ntabwo bivuga ni icy'abakiranutsi bakijwe n'amategeko. Amategeko rero kuyasohoza ntabwo ari ikiza umuntu, kereka kwizera Imana. Abapagani batari bafite amategeko y'Imana uhereye mbere na mbere, yayandi yahetangiwe kuri Sinayi, bo bazakizwa nuko amategeko y'Imana yo gukora ibyiza irasanzwe yanditse mu mitima yabo. Ni ukuvuga ngo Imana izababuranisha ikurikije icyo yari yarabahaye muri kamere yabo. Ubwo Imana izaca urubanza mu buryo bwayo iyo tutakwinjiramo. Cyakora uhereye kuri Kristo, icyo tuzi nuko abahawe bose ubutumwa bwiza, Yesu Kristo yaje kugira ngo abamwizera be kuzajya mu rubanza, kuko bazatsindishwa no kuba mwizeye. Ibyo byonyine gusa.
hanyuma iyobokamana ririho ryaba irya gikristo rigizwe n'amadini anyuranye cyangwa se ayandi madini, batugarura ku mategeko n'imihango. Ibyo rero bikaba ari ukudusubiza inyuma. Ubwo bumenyi dufite ku byerekeye iyobokamana buzatuma tudashobora guhangana n'ibihe tugiye kwinjiramo cyangwa twamaze kwinjiramo yitwa the age of Aquarius, aho tugiye guhuzwa n'imizimu kugira ngo abadayimoni aba ari bo noneho tuzajya twirefaraho dushaka kumenya ibiriho cyangwa guhumurizwa cyangwa kwigishwa cyangwa kuragurirwa, kuko abantu benshi bashaka kumenya ibizabaho. Uko ibihe bigenda birushaho kuba bibi, abantu baba bakeneye kumenya imbere, the future, uko bizamera, aho tujya hatazwi. Ibyo rero bikaba ari ikibazo. Ubwo bumenyi rero bukaba budahagije gukiza umuntu, bwa bundi buturuka mu isoko, mu isoko enye tumaze kuvugana, z'uburyo bune tumaze kuvugaho. Niyo mpamvu hagomba kwiyongeraho ubumenyi nababwiye bwo guhishurirwa ukakira Kristo ari ubwenge bw'Imana. Ibyo byagutangaza ngo se kuvuza amadini ya gikristo kandi ukatubwira ngo no kwakira Kristo. Ni ibintu bitandukanye, kuko abari mu madini ya gikristo ntabwo ari bo bana b'Imana. Abana b'Imana babyawe nayo binyuze mu kumva inkuru nziza ya Kristo yo guhamagarira abari hose kwihana no kwiyunga n'Imana, maze bamara kwakira umukiza bagahabwa kamere y'Imana. Kandi iyo kamere y'Imana niba hano ubwenge bwo kumenya iby'ukuri. Irindi shami rya kabiri ni ukugira amahirwe yo kwiga icyo bita stigmatized knowledge. Stigmatized knowledge uko niyo ituma tumenya ibyo bita, cyangwa tukongeraho irindi somo ryitwa the social truths. Kuki tumeze uko tumeze uko? Kuki abanyarwanda bameze uko? Kuki abakongomani bameze uko bameze? Kuki Afrika iri mu kaga irimo? Kuki abantu muri Aziya bameze uko bari? Kuki muri Afghanistan bageze hariya? Kuki abanyamerika nubwo bavuga ngo bameze neza, kuki bafite kiriya cyago kibugarije batabona cy'ikinyoma? Ibyo se no kumenya social truths. Kandi iyo bimaze kumenya nibwo bituma noneho wiga isomo rigari rirenzeho ryitwa stigmatized knowledge. Ubwo bumenyi rero iyo bufite nibwo bufite ubumenyi bwitwa the alternative theory, ukuvuga ubumenyi butandukanye cyangwa filozofi itandukanye n'ibyo wize kandi wamenye, ikwigisha ikaguha ubumenyi butandukanye n'ibyo wamenye kandi wakuriyeho. Dufite rero ibibazo bikomeye cyane twebwe bari mu isi byo kuba abantu baragiye bigishwa ibintu bitari byo. Mu biganiro byanjye nigeze kubona umuntu watanze comments, amariho n'umwanya wo umuntu kumusubiza. Ni ikiganiro nagiranye na televiziyo yindi, aravuga ngo ibyo Musisa avuga yabyise ngo ni icyo bita biblical, yabivuze mu cyongereza ngo ni biblical myths, ngo hamwe na ibyo bita conspiracy theories. Conspiracy theories and biblical myths ngo nibyo binyuzuye mu byo navugaga. Noneho nitegereje uwo muntu yatumye nezerwa cyane, menya nubwo yankiritikaga cyangwa yagaga ibyo navugaga, ariko yaranejeje ko yatumye noneho ndusha gutekereza ku byerekeye inyigisho abantu bahawe, imyigishirize, uburezi bahawe n'ubumenyi bahawe, uburyo bupfuye. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu avuze ngo biblical myths, abavuga iki? Abavuga ngo inkuru mpimbano ziri muri Bibiliya. Uwo muntu rero aba afite ikibazo, kuko nta ari mu mwijima wicura burindi. Myth bivuze ikintu kiri which is unrealistic, gihimbye, cyangwa inkuru ikomoka ku bantu ko bagiye bayihererekana, nkuko tujya twumva inkuru za Nyirabiyoro mu urugero mu Banyarwanda. Those are our myths. Ariko ibya Bibiliya siko bimeze. Ibya Bibiliya ni realite, ni umugambi w'agakiza kandi byaturutse ku Mana. Imana rero ntabwo ushobora kwibeshya. Utizera Imana rero afite ikibazo. Bene abo ngabo nibo bafite na wa mwuka bamaze kubajyaho cya kimenyetso, kuko bahakana Imana. Ntabwo dufite ibyo ngibyo muri Bibiliya. Cyakora ni ijambo ryakoreshejwe muri New Age na bano bantu bariho b'iki gihe, cyane cyane uhereye mu kinyejana cya 18, Illuminati itangiye kuyobya abantu. Ubwo hazaga ibyo bita rationalism, hakaza na liberalism. Abantu batangiye Bibiliya ubwabo kwifata bakayishyira ku murongo. Noneho mu kwifata mu kwishyira ku murongo no kuyanaliza, hari ibyo bafashe ngo ni myths. N'ubukristo ubwabyo hari ibyo bita myth, nko kuvuga ngo Yesu yagendeye ku mazi. Babona scientifically ntibyashoboka. Therefore it is a myth.
kubera iyo mpamvu ibyo bintu niba badashobora kugendera ku mazi ntabwo byakunda, kandi no kuko bakoresheje the law of nature, kuko ntabwo ushobora guhagarara n'uri ku mazi ngo yo gutura bakoresheje bwa bumenyi bwabo baba bari yes bigishijwe, bashobora rero kubihakana. How can it work? Kandi uriya ubayobya we akoresha ubukorikori ari we Satani. Ubukorikori rero agenda buha abantu bake bazakoreshwa. Nk'ubu ngubu abayobozi bategeka isi abenshi bagomba kunyura mu ishuri ryitwa the Akan School. It's a school for magics, y'ubufindo n'uburozi. Abayobozi benshi bategeka isi mu bihugu bikomeye banyura muri ayo mashuri, bafite bene ubwo buhanga barabumenye. No, it's not one school. Ifite amashami mu Burayi no muri Amerika no muri bihugu bindi bikomeye. So therefore that Akan School, nk'uko rero dufite University ya Kigali ya y'u Rwanda ikagira ishami mu Ruhengeri he hose. Abo rero ibyo barabifite, ariko abantu bacu benshi ntibabizi. Iyo tugiye nanone gukomeza ngo turebe uwo muntu ibyo yambwiraga nimusubiyeho, akavuga yuko ibindi mvuga ngo ibyo bita conspiracy theories. Conspiracy theories nayo ni concoction, ni ikintu cyaremwe na CIA ishaka kugira ngo iburizemo urupfu rwa Kennedy. Bari bamaze kwica mu 1963 ubwo bavugaga yuko urupfu rwe abagerageje kurushyira ahagaragara ibyabaye by'ukuri baravuze ngo ibyo ngibyo ngo ni conspiracy theory. Iryo jambo niho rituruka. Abantu benshi bavuga conspiracy theories batazi naho byaturutse, bakabifatira hejuru bakuva yuko ari ibintu. No, iyo umuntu ashaka kugira ngo aburizemo ukuri, ya nkuru ushaka kwavansa kugaragariza iyo ukuri kugira ngo bayiteshe agaciro, bayita conspiracy theory. So abantu rero batekereza ngo conspiracy theory bakayitera umugongo, abo ngabo nibo babura ubwenge cyangwa ubumenyi twita stigmatized knowledge. Ubumenyi twita stigmatized knowledge ubuhabwa ari uko ahubwo wize ibyo bita conspiracy theories. Ababyita batyo ni ababifobya. Noneho ibinyoma byabo bakaba ibyo bashyira imbere mukabyakira nk'ukuri. Kugira ngo ibyo bimenye ugomba gusoma igitabo cyitwa Perception Deception, cyanditswe na David Vaughan Icke. Icyo rero gituma bigaragara ko hariho ibintu byinshi cyane abantu batamenya kandi bafobya. Ni ukuvuga ngo bashaka kugira ngo wowe icyo witwa ngo ubumenyi bwawe ugomba gusa kugarukira ku byo baguhaye, system ya education kuko no bayobora. So education system, the media, the religious system, bibiri mu isi, and the scientific discoveries and inventions, ibyo byose ni umurimo w'umwanzi. Dushobora rero gukora ibintu ibyo duhawe, ibyo basiyansi baduhaye tukabisamira hejuru. No muri bino bihe by'indwara z'ibyorezo, abasiyansi byo batubwiye ngo uwo muti uravura tufatira hejuru, ariko mu by'ukuri nyuma y'igihe bakazakubwira ngo baribeshye, ngo side effects ntabwo bari bazibonye, uwapfuye yarapfuye ibintu byaracitse, kandi n'ubundi bari bikoze babizi yuko ibyo byago bizashyikira abo bantu. Muri iyi minsi nka bino by'inkingo hari ababivuga ukundi, bakavuga ko bizinjira muri DNA. Umuntu akaba niba DNA yijwemo n'ikintu cyateguwe, umuntu agomba guhinduka ukundi cyangwa akabyara ikindi kintu. Ibyo rero nabyo barabihakana. Ubivuze ngo ibyo bintu ni ukuri kandi ari umuganga wabisobanukiwe, bakavuga ngo ibyo ngo ni conspiracy. Ariko nimara gusohora nibwo bazabyemera kandi batagishobora kubigarura. Si uko ariko n'ubundi batari babizi, abo nuko kuri bo bakuzi bakaguhisha ikinyoma mukaba ari cyo mwakira muvuga yuko ariko kuri. Imana yo mu ijuru dufashe rero kugira ngo tumenye ubwenge nyabwo bujyanye n'igihe turimo. Nibutse ko ntabwo mu mashuri sivuze ngo mwe kuyajyamo, kuko ni base yo kugira ubumenyi bwinshi. Twigira indimi, twigira imibare, twigira ibintu byiza byinshi, ariko hari ibindi birenze ibyo dukwiriye kwiga tukamenya kugira ngo tube dufite ubumenyi bwuzuye.
kuko iyo tumaze kumenya ubumenyi bwuzuye nibwo dutangira no kureba n'ibinyoma twiza twari twarapakiwemo tukabivanamo tukuvuye ko ari imburamumaro tugakomezanya n'ukuri. ibyo nibyo bizadufasha bigafasha mwese abiga bakurikira ubumenyi kugira ngo muzagire umurongo mwiza wo kumenya Imana yo mu ijuru. Ndabyishimiye rero nkaba mbahaye ingero abantu benshi muzumva bavuga batuka bya conspiracy bakabisuzugura bakafata icyo bita ngo ni biblical myths bashaka kuvuga Bibiliya kuyifobya. Muzabyumva ubu dufite imiryango myinshi yahagurutse, hari na hano mu Rwanda dufite imiryango habo niyo mvuga wenda muzayumva, hari abigisha yuko gusubira ku muco ari bwo bwenge no kumenya, kandi ubushoboka kubwira bw'abakameti bw'abanyegiputa. Iyo ubwayo ni ingingo ya 7 y'inyigisho ya kidayimoni ikomoka muri Illuminati yigisha ko ubwenge nyakuri bufitwe n'imyigishirize n'imyizerere ya kera, ubwenge bwa kera bw'abanyegiputa n'abababiloni ngo n'abagira iki ba kera ngo nibwo ubwenge nyakuri ntabwo bufitwe na Bibiliya ahubwo bufitwe n'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ubwenge bwahozeho muri Egiputa n'ubukonikoni bwabo, ubuhanga n'uburozi n'ubukonikoni bw'abakarudaya n'ubufilozofi bw'abagiriki. Iyo ni inyigisho ya 7 yigishwa muri za nyigisho 7 za New Age cyangwa za Illuminati zinjiza abantu batuye isi mu cyo bita New World Order. Iyo ni ingingo ya 7. Niyo bariya batwigisha ngo dukwiriye gusubira ku muco, ngo Bibiliya tukayivaho, ngo kandi iyo Bibiliya uwo muco ni w'Abanyafrika, bakavuga bakameti bavuze abantu bo muri Egiputa, ngo baratwigisha ubwenge. Abo muzabumva mudusanga mu byo bita ngo n'ubwiru kirimbuzi, muzasanga n'abandi bita ngo ni hakurya y'ubuzima. Hakurya y'ubuzima bavuga Imana uhoraho ariko batavuga Uwiteka, ndetse bakavuga abigishwa ba mbere cyangwa abizera ba mbere, bakakubwira ko abizera atari abakristo, kandi bakakubwira yuko iyo tuzajya mu ijuru ngo tuzatumira ngo tugapasuka tukagenda ngo tukajya guhura n'ikirere. Ntibavuga ko tuzaba tugiye guhura na Kristo, ngo tuzaba tugiye mu kirere kwakirwa n'imyuka yo mu kirere. Ni ukuvuga ngo abazaba bapfuye cyangwa bagiye bazakirwa n'abadayimoni, bityo bibatera intandaro yo kurimbuka. Ibyo bigaha imbaraga bariya bitwa ba Mubaraka n'abandi bitwa ba Rutanga rw'amaboko n'abitwa ba Sarungu, kuko iyo bitangiye kwigishwa bityo abantu batangira ubukristo burafungwa bugasubizwa hasi, noneho imbaraga za gikonikoni na kirozi n'abaragura bagahabwa intebe kimwe, none n'ubukristo bugasigara busigaye ku mbaraga zo guhanura, byari byo bitanga no guhanura ariko ari ukuragura. Noneho imyuka yose ya Satani ikabitaza amababa hose, twese tugasigara nta bumenyi bw'ukuri bushingiye ku mwuka wera tudafite. Intego yacu rero ni ukugira ngo Kristo yamamare muri mwe, kandi ubumenyi bwo kumenya by'ukuri no kumuronka kugira ngo duhe ubugingo buhoraho bushobore gukwira isi yose.